Uburere nyabwo bukwiye guhabwa umwana. Turatangira twibaza tuti kurera neza ni iki? Kurera neza bisobanura kumenya ko abana bawe bakureba, biga kandi bakwigana. Kurera neza bikubiyemo ibintu ababyeyi bakora kugira ngo barere abana babo uko bakura. Kurera neza ni igitekerezo cyagutse gikubiyemo ibintu byinshi by'ubuzima bw'umwana. Kurera neza ni ugukusanya ibikorwa n'imikoranire ufitanye n'umwana wawe, iyobowe n'intego za nyuma mu bitekerezo. Kurera neza bigamije guteza imbere abana imico iranga ubwenge, kwiyobora, kuba inyangamugayo, kwifata, ubugwaneza n'ubufatanye. Kugira ngo ibyo bigerweho, uburere bwiza butanga umusingi w'iterambere ryiza ry'umwana. Kurera neza bikubiyemo n'ababyeyi babo nk'intangarugero. Abana bumva kandi bareba ibyo ababyeyi babo bakora, mu gihe bakurura ibikorwa by'ababyeyi babo n'amagambo bagatangira kubigana. Noneho ko tumaze kubona ibisobanuro by'uburere bwiza, tuzagenda byimbitse mu bisobanuro by'ababyeyi. Kurera neza byibanda ku buzima rusange n'imibereho myiza y'abana. Kurera neza byibanda mu buzima bw'umwana no kurera abana batsinze mu buzima bwabo uko bakura bakaba bakuru. Kugira ngo ubigereho, uburere bwiza bwegera abana bafite urukundo, urugwiro no kwemerwa. Kurera ubuzima bwiza bisobanura kurera umwana wose, kwita ku mubiri, mu bitekerezo, imibereho, amarangamutima n'ubwenge. Igisobanuro cy'ababyeyi beza cyemera ko kurera ari ubuhanzi n'ubuhanga. Nubwo kurera neza bidasobanura gukora ibidashoboka, bivuze ko ababyeyi bakora ibishoboka byose kugira ngo basabane neza kandi basubize ibyo abana babo bakeneye buri munsi. Ibyiza by'ababyeyi byose biratandukanye ku munsi cyangwa isaha n'isaha ku munsi umwe. Icyangombwa ni uko umubyeyi afite inyungu z'umwana ku mutima uko byagenda kose. Kugira ngo ibyo umwana akeneye ni inyungu ku mutima ntibigoye cyane mu gihe uzi ibintu bigize uburere bwiza. Uburere bwiza burangwa n'ibi bikurikira. Icya mbere, hari inkunga. Ababyeyi bashyigikira abana babo, bafasha mu ishuri n'ibikorwa mu gihe bikenewe, kwitabira ibirori byabo no kubaza ubuzima bwabo. Icya kabiri, hari indero cyangwa se uburyo burera umwana. Ababyeyi bashyiraho umurongo ngenderwaho n'amategeko ahuza indangagaciro zabo n'intego zabo. Amategeko arahuye, arasobanutse kandi arasobanuwe, ingaruka zitonda kandi zumvikana. Icya gatatu, hari inzira. Kimwe mu buryo buhoraho itanga ituze kandi kumva ko isi yumvikana kandi iteganijwe, iterambere, ubuzima bwiza. Icya kane, hari ukwizera. Ababyeyi bizera abana babo. Niba abana bataye icyizere, ababyeyi bavuga ku mugaragaro, bakabahana no gusobanura impamvu babahana. Nanone ababyeyi bakora mu buryo abana babo bashobora kubizera n'ibyo bavuga n'ibyo bakora. Icya gatanu, hari uruhare. Kurera neza bisobanura kugira uruhare rugaragara mu buzima bw'abana, gushyira ku ruhande umwanya wo gukora ibintu hamwe, kwitabira ibirori by'ishuri n'ibindi bikorwa, no kuguma hamwe n'ibibera mu buzima bw'abana ni bimwe mu bigaragaramo uruhare. Icya gatandatu, hari icyerekezo cyiza. Ababyeyi bafasha abana kugira icyerekezo cyiza aho kuba imyumvire mibi. Mu gihe gutunganya ibintu bibi n'ibintu by'ingenzi. Kurera neza bikubiyemo gufasha abana kubona ibyiza hamwe n'icyerekezo cy'imbere. Icya karindwi, hari ubuyobozi. Kurera neza bikubiyemo kuyobora abana babo gutsinda, ariko ntabwo bikubiyemo kugenzura, gucunga neza cyangwa kugendagenda hejuru y'abana. 8, hari inshingano. Ababyeyi baha abana imirimo ijyanye n'imyaka n'imirimo. Mu gihe abana bakura, niko n'inshingano zabo zigamije guteza imbere intsinzi no gukora neza. Icya 9, hari urukundo. Hejuru y'ibindi byose, uburere bwiza butwarwa n'urukundo. Ibi bifasha abana kumva ko bafite agaciro kandi byoroshye kwihesha agaciro no kwiyizera ubwabo n'ubushobozi bwabo. Iyo ababyeyi bagaragaje ku mugaragaro urukundo n'urukundo, abana biga kwitonda no kugirira neza abandi.
Icyacumi, ababyeyi bafite akamaro. Mubyeyi, menya ko ufite akamaro, umutungo mu buzima bw'abana bawe, ubafasha kwiteza imbere. Kurera neza ni ubuhanga bushobora kurerwa no kubaho. Ntabwo ari ikintu ababyeyi bamwe bashobora gukora mu gihe abandi babyeyi badashobora. Bitewe n'urukundo n'intego, ababyeyi bose barashobora kwitoza kurera neza. Guteza imbere ubuhanga bw'ababyeyi bikubiyemo kwihangana no kwitoza, kandi birakwiye. Kurera neza bireba abana mu mashuri, mu buzima no mu marangamutima. Ibintu byavuzwe haruguru by'uburere bwiza birinda bifasha abana kugira ubuzima bwiza mu mutwe. Mu by'ukuri, uburyo bwiza bwo kurera birashobora kwirinda guhangayika, kwiheba, kurya nabi no kunywa inzoga no gukoresha ibiyobyabwenge no mu bwana bwose, ubwangavu ndetse no mu bukure. Ni ngombwa kumenya ko twagiye tuvuga ku byerekeye kurera neza. Ni ikintu ababyeyi bakora, ntabwo ari ugucira urubanza ababyeyi no kubita ababyeyi beza cyangwa babi. Kurera neza ntaho bihuriye n'ababyeyi n'ibindi byinshi bijyanye no kurera abana.